Ubusa uracyari imanzi basi. Uracyari imanzi. Wowe iki? Uracyari imanzi. Yego. Ndava mu busigi njya. Ese umugore na twagushakiye. Wa mudamu wa ruguru. Yarwaye kanseri. Bana ntukajye usambana. Think say they wise. What the bilis? Safata bana ku ngufu bakatunga nawe. Kabazi nyambikora. Oyamaze koresha agakingirizo. Kare. Babikora. Nagukoresha agakingirizo. Sinshobora. Habibi burya nyuma yaje kubitunganya. Habibi yaraje amubwira. Wamuzane mwana. What the bilis? Igifa bangu kusuhuza. Tatuka yabundi se Ngo tusuhuze fiance wawe. Dore kagoyira wangu. Dore ngo mpani. Kubwo nyacyo. Kuki? Yo. None se uzina karoti ni nkeya nagahe? Nimwe kabiri. What the bilis? Niriwe. Tokwa magana 3 n'umunani. Umeze ute? Okay, baretse gato. Amakuru. Ni meza. Umeze neza. Yego meze neza. Witwa nde? Aisha uri mwiza. Urakoze. Beautiful. Thank you. Warunyuze wararuguru. Ndavuga ati reka mbikubwire. Urakoze. None se wari uri guhaha? Ndi guhaha. Njya kuhamagaza hariya. Nusoza guhabuza kubwira. Nurangiza guhaha. Nangiye kuhamagaza hariya. Nurangiza guhabuza nkubwire. Nta kibazo. Sibyo? Biteye neza. Urakoze. Ai, ufite umutima mwiza. Abantu baragukunda. Suga mbere mbonye se buriya. Urakoze. Akana abantu bashobora gukunda. Merci beaucoup. Natuma nagukunda. Urakoze. Best wawe. Nazo ndamuza ngo tuzirenge nawe. Ntago muzi. Okay. Baragukunda. N'abandi baragukunda. Ndabashimiye. Ushobora kuba ufite umutima mwiza. Ndabashimiye. Yo kwamagaza rero nuzo umvugisha tuvugane. Hano? Nta kibazo. Yo. Nana nuza aragukunda. Wa wundi Irene. Aisha. Shu. Nuza Irene nawe aragukunda. Merci beaucoup. Mwarakoze kunkunda mwese. Uramuzi? Wapi? Abigikunda. Umushito wawe? Ni umushito wanjye. Sawa reka mahe ndaje muvugisha nta kibazo. Uhita uzumvugisha. Yego. Abantu baragukunda. Nabyumvise urakoze. Uragukunda cyane. Yakwamagaza uzumvugisha. Yego. Ufite umutima mwiza. Abakobwa beza. Mabusha. Mwaye imboga? Nazaka imwe, imboga imwe. Nazaka karoti. Si ibisango ndaza kuyakoherereza. Nacyo. Telefone yanjye nayibagiwe. Oya, twaguze umufuka tumeze neza. Wapi. Nari witabye. Meze neza. Wambaye stake. Urakoze. Mu by'ukuri wakubona uwo ari we wese yakwishimira.
kifuza no gusangira nawe. Okay. Birandenze. Birandenze umutima. Mu rugo ni hano ruguru urenze ku gipangu cya gatatu. Cya rimwe kabiri gatatu. Nicyo cyane. Yego. None se hano ruguru rimwe kabiri gatatu igipangu cya kane ni iwacu. banje kugushimira kubera ko bitandukanye n'abandi bakobwa. Mu buhe buryo? Mu buryo bwo kubera ko nakuvugishije uramvugisha, agusuzugura, urubaha. Ndagushimira. Murakoze cyane. Nzi ariko uzamenya uko tuzagenda tumenyana. Sibyo? None twari dufite aka guest house hano ruguru. Sinzi twagenda tugasangira, tukicara, tukaganira. Urabyumva ute? Guest house? Hameze neza, tuje, hari akayaga. Ntabwo wambwirira hano se? Amamodoka, abantu, abacaho. Ni mu muhanda. Nakwisanzura nyine ngakubwire iki ku mutima. Okay. Bitekereza. Tumva nta kibazo. Urumva nari mvuye ahantu kure, nanjye nari mfite urugendo, nari mfite no kwicara riga nkanatuza. Okay. Ariko ndicara nk'iminota 20 kuko urumva haramo isango nteke njye nta kibazo, just 20 minutes. Avite de problème. No. Ikibazo. Okay, ni hehe? Ni hano ruguru no. Hafi no mu rugo rero tugenda. Thank you. Thank you. A few moments later. Urumva merewe mute? Sawa. Atari sawa. Sindikira ikintu. This man! Cyane. Singushimishije. Wala. Nawe nagerageje. Cyane. Wari wambere ukanikurikira. Okay. Nise. Turimo tubona ari ku muhanda nawe. Nta kibazo ariko. Twabayemo. Hari ikintu nshaka kukubwira. Hari ikintu nshaka kukubwira kandi kiki. Ako ni mu buryo bwo kugira ngo tumenyane. Sibyo? Mu buryo butaduteza ikibazo. No mu buryo bw'ubuzima busanzwe tuzagenda tumenyana buhoro buhoro. Sibyo? Hari icyanda cyiza. We nta muntu tubona ariko umva reka ngwe nimero. Okay, reka ngwe nimero yanjye, uretse gato. Reka ngwe nimero yanjye kugira ngo buri munsi. Ariko rero hari ikintu nakubwiye. Kizirangiye we mfite umugore. Urumva? Ariko ntibiguhungabanye mu mutima. Oya cyoza mfite. Ntibiguhungabanye mu mutima ngo wumve ufite ipfunwe, wumve ko hari ibyacitse oya. Sibyo? Wowe kubwije nuko bukeye badupanga ibintu bizima. Sibyo? Umva nanjye mfite umugabo. Jesus. Mfite umugabo? Mfite umugabo. Oya. Nukuri. Nimba nashakaga kuguhereza nyine kuma nimero yawe ntabwo naguhamagara urumva shaka. Biragoye. Ariko wowe abagabo mushaka kwinyabya ku ruhande ukamamagara wewe. Oya nta. Ngiye nguhamagara muganje ushaka kumfata cyangwa umugore wakamfata. Ariko wowe ugiye ku ruhande ukamamagara. Mugiye ikibazo. Cyane cyiza rwose. Ni nimero yanjye. Ahubwo ndikumva nongeye kugukumbura. Akira niyo nimero yanjye. Iyi yawe? Password. Sawa. Iyi ni password. Okay, fine. Uzamamagara nyine. Ndaguhamagara yari. Ngiye guteka nushaka kumamagara mu kandi guteka nta kibazo. Iyo. Ndaguhamagara.
nta kibazo hajya witwa njyewe nitwa Wami. witwa Wabi Wami. basi thank you for the day Oh, thank you. hajya ukata ucayo utaje Yewe ni hano gutyo ku gipangu cya Katandatu. sorambwe ngo turaturanyira Turaturanye hano ku gipangu. ngiye nico gutya wowe ucana hano ruguru iwanyu ariko nanjye ni hano gutyo. aho nisarika rero ngende kugira ngo atajye mu tubonana uravana nyuma wowe naribeshye rwose narihuse ariko ndagira ngo umenyeshe ko kano kanya turi kumwe. nyine genda atajye mu tubonana bikaranye ngende aho nta kibazo rwose. Thank you. Tomorrow, today, then and officially dinner. Shirayo cyane. Hako narihuse. Gushaka umuganga agenda nkamubandura. Hara inyamirambo nkamuzana ngo turabana. Abana b'amama ariko baba bari hariya. Abana bagezweho. Kazongera narubungurukaho murebe neza. Tubwire bimeze gute? Ngo iki? Icara rugura ataducika gutyo. Ajye nawe nabacika. Waragiye ubaka yobe none. Ibiheri byavuye mu maso. N'ibintu bitandukanye muri Kigali. Ibyamazu y'i Kigali na bya bikobwa ngo by'amabuye. Urebye nabi sida iragufata kandi sida yigufashe urabyibuha ugasa neza. Wowe muramvite. Ariko nawe Numvise ngo iyo urwaye sida urya imiti urabyibuha. Inanga muragira kuki? Aha. Cyahehe. Reka nta kintu. Cyahehe. Ntabwo ngo urakijijwe. Narakijijwe byahehe nabwo ko inzoga burya ariko naje kuzivaho. Ubu ngubu nsigaye meze neza ndi muri Yesu. Gusenga yambaye silipa. Ako se ugiye gusema ngambaye silipa mu rusengero buye n'Imana reka Ariko silipa ukubona nuko agenda. Ariko Imana kiri mu mutima ireba silipa. Ahubwo se Mitsu ibintu ngo by'ubuku ugiye gukora bimeze bite? Ubuki? Ko nyagasani. Ubuki? Ubukwe ugiye gukora ngo bimeze bite? Nega nanjye umukobwa bari kumbwira muri rugo bandi no kunyohereza amafoto ngo mumurebe. Tambwira ko utazi uzi ukuntu ameze ko umukobwa umva nkubwire turebe nk'uko twicaye hano habaye ari nijoro agatambuka hano umucyo wahituze uzi ukuntu asa uziye kamere noneho mu maso nta muntu utamuzi ahangaha na gitifu ejo bundi yaramuterese umukobwa aramwanga baranamwanjuje kugira ngo batazamushimuta bakayoberwa aho bamutwaye ariko mame nyagase uyu mukobwa wundi mubone waba utamuzi yaba atamuzi atese baranadutumiye ngo ubukwe ari vuba ngo iki baradutumiye ubukwe ari vuba sisi bwajemo reba n'ibikapa zanye harimo amafaranga nagiye i Kigali umva ubwiza uko nagiye i Kigali mbona abakobwa b'i Kigali ntazababasha ubwo baramamagara ngo bamfitiye umugore ngo baramushakiye none nagira gute ahubwo muri njye ntabwo wari umuzi se ntabwo kuba nkubwiza ukuri barebeyeho ngo iyi modoka irangizayo irakugeza ku mukobwa wasanga imuzaniye ibiri iyi modoka irangiza bamuzaniye ibiri iyi modoka ni iy'iwabo ahubwo iy'iwabo uyu nguyu si Hamisi uyu nguyu si Hamisi iyi ntabwo yayigendamo ukuntu ntabwo iyi yayigendamo iyi ntabwo igerayo ntabwo yagera iyi ngiyi ukuntu isa ko nyagasani umukobwa aragenda muri za vewiti waratagenda muri iyi ngiyi bitse utagenda nta kintu duhaye Bro, mana yanjye imyaka myinshi mana Queen ni wowe shaba ubaye mwiza wora mana yanjye umeze neza amakuru y'iminsi Queen ni wowe narakuze abashize igihe kinini umeze neza urakomeye wabaye ikintu wabonye ukuntu nabaye ikiyobe utwo zinudushye ariko we n'inyota yawe
hano hepfo umuhanda ngo nabiri inzoga noneho inzoga naraziretse ndacyangwa inzoga se ndakuzi ntabwo sigaye ninywera kasa na energy drink kararyoha cyane n'aka energy gashyashya ntibakubona kararyoha cyane inzoga naraziretse kera ugendera cy'inzoga nararokotse ngewe gakoze mu dukiza aka ngaka gakozwe bakoresha amazi bagakoresha n'utundi tuntu two bakoresha mu bwenge bwabo tukaza dufite karyohereye cyane n'aka energy aka ngaka rero gakora n'uruganda rubi Kigali kararyoha cyane kararyoha gatera imbaraga buriya ku bantu bafite nk'akazi cyangwa ku bantu bubaka urugo uracyarumwa amakuru ni meza aparari bose ariko se sheri wanjye kujya atari buje kunyakira kuko ni surprise ariko se amasiripurize yanyu atarangera ukunda kwihuta mfite amatsiko hari indirimbo ivuga mfite amatsiko y'urugo rwacu mfite amatsiko sheri wanjye turi kumwe muhobera uraza nari ngukumbuye ariko kwe ndaguca amande kutajya umuhamagara kandi naraguze indi telefone uzigenya imana imwe ya mbere byagenze bite irabara y'ibyo ariko nahise ngurinda ku kanya nyine naraguhamagaraga ubwo mbanza ari muri icyo gihe wayibuze ko naraguhamagaraga ntunyitaba ariko disi warabyibushye ufite ibitama papa banza gufashe neza n'ibyawe nsigaye mbiri ariko si kukishera atari waje kumfungura ni surprise kandi urabizi nzi guhitamo yego akoze mfite amatsiko ni ikiyobe afite na nyasha nzi guhitamo umubwira ngo umunyoherereze ku mafoto ukanga surprise ariko wowe ni surprise nyine kumbi yari MITSUTSU araho neza amakuru ni umeze ute kwabaye inzobe ni wowe yesu we wese MITSU Kigali mwoga iki kumenya wambonye papa aka ni agakitse wanzaniye ndaguha kandi ndagafite pese zozo mungu wanjye amakuru y'iminsi ijana komera MITSU Kigali se mumeze bite arabyibushye cyane amakuru ni meza MITSU MITSU kubona wagiye ngo wagiye urahuga cyane wibagirwa Imana oya turasa Allah sinshobora kuwusiba ijuma yewe ntabwo nshobora kuwusiba ijuma kandi byadoriye kujya muri wese numve mu kigiye asibni lahawu binji awahidi habnyariya aja hasidaro kise kurani nimbara hindu ikigaragara dufite indi kurwani y'abantu bake byo tubireke nta kibazo urugendo rwagenze neza kuryama ndayizi ndabizi byose aracyabyibuka ndabyibuka yaba ari ijya kuryama yaba ari ijya kujya ku ishuri yaba ari niga kurwani kandi ijya kuryama subhanaka arahuma amuntu arahumdinja na usidi sijina awala sidija ina waida cyangwa mbona komeza nkamureza akubaza ubwi urugendo rwagenze gute urugendo rwagenda Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ngira mu rugo amahoro alhamdulillah hanyuma rero mami ufite surprise mugore wanjye ikizungerezi mfite amatsiko witonze warubwiye namubwiye byose tuza mushiki wawe yajya mukoraho ja ugiye kuma kuzukuru ugira ikibazo nanjye nifashe neza inshallah ijoro koko akazukuru twabonye kugisha ukuri nubwo utari tubibona ku kanya ariko Imana igenda yigira gutekerejeho rero ubona ukuntu yakuze Allah bismillah abusize se basi bameze bati abasize bameze neza Imana bamufunze
afashe umwana ku ngufu tanazi nawe yarapfuye twamushyinguye wa mudamu wa ruguru yarwaye kanseri mwana ntukajya usambana afata abana ku ngufu bakafunga nawe reka mbikora uyamaze gukoresha agakingirizo reka nagukoresha agakingirizo sinshobora niyo mpamvu nagushakiye umugore hari abo bari kubiranguza yesu nose ukagura indaya oya guki nagumvisha ibyo ndi kuvuga sinshobora ibyo ntabwo ushobora kubikora papa bibi ntabwo ushobora kubikora wubake kugira urukundo waguze ubwenge uragenda ukagura urukundo amakuru aca barenge abantu bamukatiye amezi 6 yakoze iki yasambanyije umukecuru turashize noneho yasambanyije umukecuru w'imyaka 200 bamufunga bahita bamufunga arumeza gishaje aba ngo akorera umukecuru nawe buri zuba rimwe ngapfe bamukatira 6 yamufatiye mu rutoki kirabiranyira mufasha se mwana mwabuze abantu mungana ko binyabe ufata umukecuru umwana w'imyaka 20 agahoteza umukecuru ubuse uracyari imanzi bazi uracyari imanzi wowe iki uracyari imanzi ndewe yego ndava mu busigi njya izina Yesu umugore twagushakiye iki umugore twagushakiye umugore w'iki sinakusiko ndo ko hari umukobwa yagubikiye hano uri surprise y'ibyo genda uhamagare tebutse rebe umugore ese umugore amakuru umusigiti waruzuye arabimbwiye ngo amusigiti ngo kwaba menshi habibi burya nyuma yaje kubitunganya habibi yaraje amubwira wamuzanye mwana ujye kwa bangu kusuhuza tatuka yabundi se ngo tusuhuze fiance wawe dore kagoyira wangu dore ngo umukobwa n'icyo guki yewe wagiye se